Reka twongera tubaha ikaze bakunzi ba Kiwi Rwanda Africa One. Wewe wakoze subscribe na utarayikora ubundi uri mu biki ko wahindutse kora subscribe ubundi dukomeze. Hano rero turi kumwe n'abajeni bimeze bite bajeni? Bimeze fresh Bimeze fresh kabisa. Wagwani. Ariko ko ndeba ukonje wowe nta kantu. Ntago nakonje. Ugira swaga uri na potential. Man. Bakwita ngo iki waje? Je banyita Ivadensa. Amazina yanjye nyakuri banyita Nsanzu Muhira Yivani. Nyine mu busanzwe ngiye zina nkoresha kuri TikTok banyita Ivadensa, Ivani Dance. Ivadensa rituruka kuki Ivadensa? Ivadensa hano rituruka urangiye nisanze mu myaka 10 yanjye ni 2 nkundi ibintu byo kubyina. Noneho 13 yanjye nasanze ariyo mano mfite. Umuntu wese duhuje ahita ndaburuti ako ubundi wakibereye umubyinnyi ugashaka agatimu ujyamo. Ubundi nibwo nagiye mu gatimu burangiye nshobora no kubarabura. Uretse turahagera mu kandi. Michael Jackson wo mu Rwanda ariko. Nje ndica nubwo nyine natarazamuka naga abanyarwanda barabona ibikorwa byanjye. Bari abapeti rero birirwa babona ngo ni ba Denzo ba Sherry Silver barambagezemo nkagira amahirwe ho gato nahita nzamuka. Ariko amakuru ufite ngo Sherry Silver yageze kuyinjira muyikandagiramo. Ibyo ngibyo nanabivuze naririra hano. Yatwihera ubwino neza uburyo winjiye muri Sherry Silver n'uburyo wayivuyemo. Ubu njyewe nshobora kubivuga nkarira. Nje nshobora kurira. Umugabo se yarira ntabwo warira ahubwo duhama bitewe n'agahinda biba byaraneye nje bishobora kundiza. Okay nari bireka nze mbatere story yanjye. So nje ubundi ukuntu byagenze mfite mu byara wanje bamwita Sandrine. Yarabuye meruta ariko wakohereje mpomu ni hari indera mu nce z'indera. Yarabuye meruti we yibera ni nyami ikimisagara ari akabusunza. Ubundi waranda buruti ariko ubundi mama Iva nje banyita Ivani. Mama Iva warabuya Ivani akaza homa kansura wenda byabana byiza akiga abi wanje. Nanjye rero mitansara kuko nemera ibintu byo kubyina. Nje ubundi nahagiye nanabipanze mvuga ati ngezewe nagira amahirwe nkajya muri iyo team irenze nkakora nyine izo video zirenze. Noneho mbaza ngo bankoreye iki? Bagukoreye iki wagwa? Nje banguriye phone ya Danje nyine ya Samsung. Barambwira ati iyi phone uzajya uyikoresha uri hano mu rugo. Bande bayikuguriye uwo mubyara wawe? Uwo Sandrine. Ubundi njewe nta mukozi yari afite. Ako yashatse kungira umukozi aravuga ati we nukajya ujya kubyina ntacyo bimaze tuzakwigisha iyo modoka. Nkibaza kwiga imodoka ku myaka yanjye 16 bizangeza he? Ukuvuga agukuye homo akubwira yako kwaje kugufasha kugira ngo wige neza. Ugeze homo atangiye kugira umukozi wo mu rugo. Utwombo nkora ibiki nkoropa urumva none umwana mugaburira umugabo mutekera ibiki bakambwira uti se ubu kuko umugabo we nyine ni umumbounce. Sinza hana akorera kugonga wagwa kareka ntago biba ko nanjye se ejo bundi ninkafata ko nanjye nzagira abantu ba Danje. Ako nyine njewe mba ndimo gusenga Imana umva uburyo se byagenze. Noneho banumaga guhaha nkahita ndabura Mary kuri phone ku mucuruzi uti Mary nje ibintu byambanye bisazi njewe hano hantu ndi kuba bari kunshaka kungira karyasi kandi nje naje kugira ngo nje niga nje njya no muri iyo team nje kubyina ako bo ntago bari kubyishimira. Ubigeze ugira amahirwe yo kwinjira muri Sherry Silver? Sherry Silver nagiyemo ubwa mbere njamo nasanze n'abapeti babo nabirenze kuko nyine nanjye narinda umurasta wa Danje nambaye cyangwe kimwe kitabaho. Ubundi abapeti baranda buruti kuko nyine nawe yuri umurara mu bapeti nyine ukinjiramo bakabona nawe urasobanutse nabo bashaka kukwiyunga. Nje twanabaye inshuti bari abapeti bose mwirirwa mubona. Twabaye inshuti bya Danje. Bara bose mwaraciringa? Bara bose twaracirinze nubwo natabamazemo igihe kinini. Wamazemo igihe kingana iki? Je namaze mu kwezi n'igice. Ukwezi n'igice. Kuvamo byatewe n'iki? Kuvamo nje ikintu cyabineye. Nagiye y'ubundi ku cyumweru cya kabiri umunsi wa mbere utangiza icyumweru ngiyeyo nagiyeyo isaha y'isa 9 kuko nyine urabizi ko kuwa mbere abana baba bagiye kwiga ba Sherry Silver bakitoza ku mugoroba nyine batashye. Nje nagiyeyo bari bitoza saa 12 bagasoza saa 1. Nje nagiyeyo nashye isaha ya saa 1 nsoje kwitoza nabwo mvayo batarangije babaranda wituse ubundi buno bira bintu urabona bizakunda
niba uzi ko utazajya ugera hano isaha ya saa 10 ugatangira gutangira imirimo yo mu rugo, ntabwo ibi bintu biri buvemo. urajya indera iwanyu ngo urajya indera iwanyu. Noneho none akantu kubwira ngo urasubira kwa mama. Noneho bandaburaga indera noneho ndahanga indera ni icyaro kibi, ubundi na hano uri kumbona ubuno njye nta hantu nifitiye nibera. Njye mba nibereye gutya mvuga ati imipangu y'Imana ikizangenera niyibizi. Umunsi wa mbere wisanga muri Silver byari bimeze bite? Umunsi wa mbere nisangamo, umunsi wa mbere nyine nisangamo, nagezemo mbanza ku none nagezemo mbona abana umi bose nabasami mbanza kugiramo akoba bitewe n'ukuntu mba mbabona ku ma TikTok, none bwari ubwa mbere muje nabo nangira kugiramo akoba ndavuga ati suba babarara koko ubabarara nibampeka ako nyine nkabona nari bitukajya duhuza fresh. Mutangira kwitozanya nabo n'abari abana bose, uwakwemezaga cyane ninde? Wanyemezaga bamwita Sami na Cyusa. Bariya nawe urayamanika? Sami na bari abapeti nyine bakunda kubyina bambaye duraga ari babiri. Ubundi nje nasize bari gukora bari kwitoza kubyina indirimbo bita Call Me ya Naomi, nanjye nari kuzayijyamo iyo bitabibisaza. Nagapa wayize hose nakaba agapana nasubwo urumva kuyiga byabura, ako nyine ibisazi nuko yijyamo kujya kubyinira mu nibyo bisazi. Bigize gutya rero mubyara wawe abakubujije amahirwe yo kujya muri Sheri Silver kugira ngo ukomezanye nawo, ubutumwa wamugenera? Ubutumwa nje namugenera, ubutumwa namugenera namubwira ko ibintu atanywereye atari byiza, ibintu yankoreye nyine si byiza, yankoreye ibintu bitamu uburenganzira. Ubundi umupeti niba mufitanye n'isano ubwo umupeti uramupromotinga ukamuzamura ahubwo ukamushyira hejuru. None n'uwo mugabo we nzi ikintu cyatumye mbikunda cyane, umugabo we nyine barabipangaga bakandabura uti wowe nzaguhuza na Debeni, nzaguhuza na Ande na Bushari kuko nyine arabarinda bamarina bose. Nanjye nkahita nsana nkavuga ati naribereka niturize nkomeze nkuru turimo two mu rugo. Uzi kugira ngo mveyo nyine byari bigeze mu gihe cyo gufotora abantu indangamuntu, njyewe mpita mbarabura uti njyewe ko bari gufotora indangamuntu wataho nkajya kwifotoza si byaba ari were. Ndataha naragiye ndifotoza nkorana na mukuru wanjye nyine akora ibintu bya kantine, nkorana nawe ukwezi. Imyenda yanjye nari inyisizaho akibaze ko naturutse Gikondo, naturutse nyine hari Indera, nkubita za Gikondo hose mpita ngera Nyamirambo. N'igitsimani kuri umuribwe ndi umuribwe wa danje, naragendaga iki kirenge kikarya burani njye wabibaza iki kirenge cyarandiye ku buryo ku rwego ruri hejuru. Wisanze muri kantine aho ufatanyije na Grafreri wawe, wamubwiye ko uvuye heji? Njye naramurabuye arandabura utubundi nagukorana n'abababiloni. Abababiloni nyine baguteza imbeba, icyo bita lesohi ya ndirimbo buraya cyangwa yankoreye muto. Njye najyaga ku ishuri umupeti wose umenyereye nkahita mwiza ngo we lesohi. Niko njye nabikoraga buriya. Abarakurabuye ati nagukorana n'imbeba nakwiteza imbeba, uhitamo gukora iki? Yagufashije ikiwe? Njye ikintu nakoze uwo nguwo mubyara wanjye uwo Grafreri wawe warusanze muri kantine. Grafreri wanjye yarandabuye ati wowe ngwino dukora ibizima turabikorana. Ubu nawe nyine naramuhubu yawuzuna mutaye huzo. Noneho yazize iki? Mwapfuye iki kugira ngo utandukane nawe? Si ikintu twapfuye nyine namufashaga ku buntu, mvuga ati ni Grafreri kamucururize izo capati, kamucururize izo mushuataye n'ibiki byose nyine. Nawe urashona fasho ibintu byo muri kantine nawe urabishona, ariko ubikorera for free nta n'umubyeyi turi kubonaho? Nta mubyeyi nta n'umushahara. Njye burandi umwana mwiza ndi umwana happy ntago ubu niyafunze nawe akareka ntago biba. Njye ndi umwana mwiza, ni njye mwana wa mbere mwiza muri iyi Kigali. Gute rero G? Gute? Njye ubundi nakoranye n'umuzungu
urumva umuzungu twakoranye birangira umwibye oya twarakoranye umuzungu twinjira mu gikontineri igikontineri yari afite ibikapu 6 byuzuye amafaranga icyo gihe sinzabyibagira nta gikapu na kimwe nafashemo yaragarutse arambwira ati ariko shangura umwana mwiza yese amadolari 10 amadolari 10 mbaza ngo nakoze iki amadolari 10 nicyo ngiye mfite amatsiko yakoresheje iki amadolari 10 amadolari 10 icyo gihe ngiye narigaga nigaga mu wa mbere segonderi amadolari 10 naragengura icyangwe nyine amadolari 10 buriya ni umuntu wayamvunjishirije ngiye kuko ntabyo nari nzi icyo gihe nari ndi resohi wa mungani wanjye ngiye kiriya gihe ntabwo namenye ibyo ari byo by'amadolari nahaye umuraro uti wowe ufite akarangamuntu nta kuntu wabinkorera wenda nkagura n'akantu ka 5 ukajya kumvunjishiriza bino biceri umuraro aremera yaragiye ubwo bamukubise ifito nubwo nje nta kibazo cyane yaraje nkubita senkani nizo yankubise senkani nanjye ndavuga ati ntaribi uzibyinira umunsi umwe nawe umutamutamo akantu ka 5 nsigaranye angahe 45 nsigaranye 4 45 nyine urumva nanjye rero naragiye mpita ngura icyo bita icyangwe naragiye mpita ngura icyangwe naragiye mpita ngura timba ya danje ya kenzi yewe biba birenze ahako ngiye biranarenze man ku myaka yawe wambaye timba wa kintu yewe ikigo nigagaho nabirenze abapeti narabakomaga bya danje baby bose bari hariya naca ku mubebe agahita ambwira ati ako zana nkucafurize none hari n'abancokozaga agahita nkandagira gutya akinkandagira nkahita mvuga ati mpitumanagurira mani inkweto uza amafaranga byantwaye cyangwa kugira ngo kimere gutya ngura n'agakote ka Amiri nyine ka Simirikwire kamwe Chrisizi yabyinanye muri Sambore yewe amenze ku rwego utabasha kumenya no Grand Frere kugira ngo umuyobe we byagenze gute Grand Frere wanze kujya umuyobe Grand Frere wanjye nyine nabonye nabizima mbona nyine ari ukumukorera gusa araho amfira wenda wabaza uyu murara uyu niwe wabikubwira ewe wahagukuye uyu murara yabigusobanurira niwe wabasha kubikubwira byagenze gute kugira ngo ave kwa Grand Frere ya ibintu byari bisaze kabisa no mu genero uko numubona no mu gene umuntu nyine utayukunda umuntu umubangamira uyu mujeni mwahuye ryari byagenze gute kugira ngo mwisange mwahuje no mu gene rero no mu gene yazanye na Grand Frere wenyine ahantu nyine bakorera kabisa no mu gene duhuza gutyo nyine najya gukorana nawe we na Grand Frere no mu gene nyine akajya muza uburenganzira bwo kujya kwitemberera kujya nyine kureba nk'ibyana kabisa nese ko mwari muje mu kazi byo kujya kureba ibyana byari birimo yarege nyine ndamwa mwafashe nk'agapoze ubateka negereye imihanda ndeba kana ubu mwatangiye kwitamo ibyana ku myaka yayo byadanje kabisa ubwo siri kumva bagihereza amani ntago wapfa kugihereza kabisa ubwo nyine ntabiba birenze hari ukuntu ufata umwana kugira nyine mwenjoyinge nabirenze ukamubwira ati sheri nawe akakubwira ati sheri iyo mubibwiranye uko mwese murishima none se iyo ubwirana n'umwana ngo sheri uzi ko nta n'ibihumbi 10 ufite mu mufuko uba wiyumva uteje rero ahantu ngenje na Grand Frere wanjye twakoreraga umubebe waho nabiba birenze uzi yagize imana akaza nkamuha iyo gapasu y'ijana iyo nyine sambusa y'ijana aravuga ati sheri nushaka undarane wana we uzi ukuntu iyo ari umuhwere ku isambusa umuhaye cyangwa mushuwataye cyangwa iryo none akora amandazi aryoshye ndanayayamamaje ayo mandazi ni special umuntu uzakinira akamukorera amandazi azamuhamagare kuri 079 42 7 8018 ubundi azahita agurabura uranyikira amamarije kuri televiziyo yanjye G biba birenze none kugira ngo Grand Frere batandukane ngo wabigizemo uruhare wowe oya ukuntu byagenze nyine no muje nambye ate kabisa Grand Frere arambangamira twigire nyine imijyi mwamwigiriye imihanda twakinjiye imihanda kabisa ubu ni gutya mani ubu nuko nguko tu nuko nguko umuntu ni gutya nyine none se kugira ngo ubone icyo kurya G bigenda gute muri iyi mihanda
kugira ngo ubone icyo kurya nyine nyine nawe urabyumva ni wagwana bya danje mani ni ugushakisha nyine kabisa no gushakisha. Ngaho mbwira, urumva uvuye mu rugo bwa mbere ahantu bakwitagaho, ahantu hari byose, uragiye ubaye na grand frère wari ufite ibyo akora, nawe uramuhubutse wigiriye imihanda yakwakiriye. Ariko baca umugani mu kinyarwanda ngakanyoni katagurutse nikamenya iyo bwera. Ukaguruka uva mu rugo mani ujya imira naragurutse. Ubu se ko naje hano hirya nkajya muri esanseri kanzamura nkumva umunyenga, kandi ari nabwo bwa nje mbwiza ukuri abanyarwanda, ntago najya ahantu ngo mbeshya abanyarwanda. Nje ubundi nje naje naha nyine tu ndaryoshye muri esanseri biba biryoshye. Umunyenga wa esanseri nyine urawurya ukumva ni wane. Ndawuriye ahubwo ntago njya nkurya, ndawuriye. Ubu wari waje mu mujyi uje kurya umunyenga muri esanseri? Nje nyine naje keji kugira ngo nje muzana aba Sherry Silver Foundation, nabura mu kanya nyine niba abanyeshuri ndahita ngenda kuko baritozaho nk'isa cyangwa iminota, ndahita ngenda ndebe uburyo twakitozanya. Ugize amahirwe yo kuba muri Sherry Silver, ubona byagenda gutaye amahirwe wayakira ute? Nge ngize amahirwe bitewe n'abana muri karitsiye twakoranaga nyine practice, tukavuga ati tugiye gushinga club tubyine. Abo bapeti nahita njya kubareba icyaro nkababwira ati ariko ubundi hahiye koko ubundi muranzi, abo nkahita mbayoboka iyo bita muri Sherry Silver. Ubundi nuko nguko bikora iyo uri umujene ugira umutima mwiza. None se muracyari abajeni bakiri batoya, akandi muri kumbwira yuko mwibera imihanda, ubuzima bw'imihanda bumeze bute? Imihanda se buriya twebwe uburyo imihanda tuyitera, twebwe turagenda niba dufite izo tuke tukajya kuri resitora ya danje tukanywa wenda ikintu tukarya n'ibishyimbo na capati, aho ngaho haba hari intebe tuzicaramo paka bukeye. Uzi ukuntu biba ari uburyohe, biba ari uburyohe butabaho. Ugahita wirarira aho ngaho wagiye kurya, ugahita wiryamira ukabyuka ushaka izindi job zawe, ubwo umunsi wawe ukaba urarangiye. None se ibyo ngibyo ubikora icyumweru cya mbere, cya kabiri kigashira, n'icya gatatu kikaza? Maze ibyumweru 5 mu mujyi. Meri se iyo akuvugishije umubwira yuko bimeze bite? Se Meri yamvugisha mfite phone shaho, nta phone ndiho mani. Nta na phone uriho? Phone ndiho ubu nundi mabye. None se mu rugo ko ari Ndera kandi ukaba waravuyeyo n'amaguru, ubu ngubu ni wasubiraho mani ukajya kura mu Meri? Meri none nje mba mukumbuye. Meri bitewe na story na vibe aba yaranayemo, Meri mba mukumbuye. Meri ubu mukumbuye? None se wagerageje ukajya kumusura je? Meri wanje unaye ko gukumbuye? Meri wanje arankumbuye se, ankumbuye iki kiganiro yakireba agahita abavugisha. Nose ubwo nabwirwa n'iki kamwumbuye.